Mvuki Imodoka yanjye maratsa bikanga Uko Serikali iki siyageze mbere turutaho ngaho ariko iyo kwitwara zirimo parika ikimenyetso waye n'ikinzuki none ageze basanga ntageze rero misaka by'imihanda sangwa araparika ikimenyetso yampaye ndakibona none se umuntu arimo wese reka mbabaze umunyavuga wapfuye ntabwo bakora uziramurya abaganga babaho n'ikindi gihe utabuze na imana ishimwe ariko n'abaza bamuryaga ntabwo imodoka ari mu arimo buri muze n'abasi genda ugere mu isangano ry'imihanda umupaka wa Tanzania n'u Rwanda niho kugera hano usanga mpageze hano abandi ati genda ikimenyetso ndabumure urasanga inzuki ziri kumwe nabo bana nyagasani yose umuganga wamukwiye hagana he uwo muganga namukuye kuri YouTube none mubonye kuri YouTube bavuga ko mu rugo umuntu agomba kuba wibwe ugomba kuba wamuhamagara agahita akemura ikibazo cyawe uzarya umuturage cyangwa undi muntu kandi atari we ziri gushaka uwo zashakaga ari uwo mujura ese mani wagerageze ku Rusumo mani ku mupaka Tanzania abakamena mani no kwika imana gahunda mugira pe nese ngayibaze ndutana nayo tujyanye mani mani fata no nuze mwana umwereke hanze mikohereze mani urebe Asi kumpaka mani? Ni kumpaka mani bahageze kumpaka wa Rusumo mani. Nisize ukumva ko nagize kumpaka Rusumo abo ndi kugura n'ibigori mani. Bahukabwe nawe mani ikigori nakuguri. Ni kuri ikigori cya Tanzania. Nese ndafatisha iki? Nshaka kuwagira nyine nawe turi kumwe kugira ngo dufate inkuru nyine vuba vuba. Telefone bari kunkameresha igiye kuzima mwana. Bari kunkameresha igiye kuzima. Banguka mwana Yes. Uje kubwira abanyarwanda yuko yageze ku mupaka Tanzania. Iyo twatwigura ikigori sha musaza. Yes, iyi ni Tanzania ni Olivier nk'ibisanzwe. Nanjye naje gutembera muri Tanzania kugira ngo ndebe se byifashe gute. Amaze nigurire ikigori n'abasaza. Ewa gwane ko byifashe to. Gusa nyine uyu munsi naje hano nje gufata inkuru. Salam. Meze gute se? Ikigori nangaye mama. Yose. Chaka ibigori yakibanga. Nise mani. Chaka kuba. Ahanga ni kumpaka. Mpaka ni wa Rusumo. Hose ni Rusumo. Kwambuka bisaba iki? Kwambuka bisaba kumufite passport. Passport. Rese pass ntabwo yambuka. Rese pass. Ubuse mutabifite. Wakamuka. Yako ufite rese pass na bibiri wakamuka. Wakamuka hakurya. None se ahantu bambwiye ngo munsi ya immigration hari inkuru iri kuvuga inaha ngo yahantu ngo bite imodoka ya Vigo sibyo none inzuki zabafasha bagiye kwigisha ku mupaka urahaza none inzuki zabafasha uzumvisha nese inzira ijya ku mupaka ni yeze munsi yo ya migration cyane ugagira kuri raporo ko munego rukabona hano hari umuntu se irape byari mbego turabura aho zaba bajya bafite yego aho bari ucemo hari yone ukakomeza hari abakatiye hari abantu bari Messi uciye ntago yiruka kuri immigration hasi harimo inzira uciye hano hasi burya ntago hari inzira zari za kera barazifunga zawe za kera ako bazishagamo ibigori bibiri imena n'umusani wanjye kamagara umuswa w'umukameramani numve
urabona ntabwo nayikoza nyine ngo yumve njye nyine nje kureba ngo iyo modoka ngo umuntu wayibye sibyo ariko niba ari i Kigali iya Vigo none ngo yafashwe n'inzuki wamaye byinshi se ye nigora ndashonje mwana ndashonje gamvuye kure mwana kure cyane byataye ati ikigori mwana buri kigori ndabona kamera ma fata video man umwereke ko nagezeyo fata video mbakure ko maze ugera agereye man ese man wagiye ngerageze ku Rusumo man ku mpaka Tanzania abakamera man no kwikimana gahunda mugira pe nese ngayibaze ndutana nawe tujyanye man man fata no nuze mwana umwereke hanze mikohereze man urebe asi kumpaka man ni kumpaka man bahageze kumpaka wa Rusumo man nisizo kumpaka nagize kumpaka Rusumo abo ndi kugura n'ibigori man bakubwe nawe man ikigori nakuguri ni kuri ikigori cya Tanzania nese ndafatisha iki cyakuwagira nyine nawe turi kumwe kugira ngo dufate inkuru nyine vuba vuba telefone bari kunkameresha igiye kuzima mwana bari kunkameresha igiye kuzima banguka mwana banguka mwana kamera mwana na gahunda igiye mwana maye bingahe yani mbega uranyegeresha na nkwe bitatu utwe bitatu rase sanzi nafanye kimwe nawe message Burama kandebe ibwira biri ngaye byose igihumbi n'ibingaye igihumbi n'ibitanu bime byose nari twamaye bitandatu cyane aho ngaho bani nanjye ngiki kinini man usana kumpaka nagwaje bafata kubafata ni gucuza ibigori oyo reka abantu kongeza kumpaka bwite rero nanjye ngaruka bitone nayo nane bitore tu ese ni Olivier wanyu iyi ni N1 TV shikama kirango ese ni N1 TV ese n'amashano atandukanye nge nafite umurumba w'ikigori mvuye Kigali ubu ngundi kujya hano ku mpaka Rusumo niho imodoka yafatiwe ikigori kirangije ni imodoka yafatiwe ngo baragiye kuyambutsa bayijyana Tanzania bagiye kuyigurisha ariko ngo inzuki zazingiye ku mucyase inzuki zizingiye kuri vora y'imodoka ngo ntaho wabona wo guhungira ndeka ndikireze cameraman ho gato yambwiye ko ari mu nzira byo kwambukana tujyaneyo ari makundaza kuyabaha 5 kuri 5 hano habaye iki Yesu we kamera bari uri kubibona moto binibi zanya zose imbere ese imodoka yabaye iki yapfiriyemo se reka zirimo zimaramo iki abo tubizi na
ese naguze kurya ngabagiye kutujyana ibiki we Yesu we aparika hano ese atwaye imodoka y'umuzuki kameramani wazuki uza kurya amazi Tipe rero umusazi we ntabwo ziri kuryana yego ntabwo ziri kuryana we nziki zira kurya we ntabwo ziri kumwe ese warabuze kurya ese kuri hano kuva igihe rero kuko zitaturi oya nyine mwako muri hano baje kureba ese kwese ari kubarya nyine none simbizi amahame zikoreraho uzajya rero ryarisi simbizi nanjye ese umugabo muramuzi ese we ese ziravana gute we Aparitsana mukaye nisinzi kibazo imwe gutya ese ndoki Maratsa bikanga uko iki umurawo makuru ese kuri kwimyoza abantu bari kwise bahaye imodoka umuntu kamishi amaze iminsi ngiye kwishaka ndayibu imodoka nyibuze rero nitabaje polisi ugenda gute rero polisi imodoka se yawe niyo narenze neza makuru akubera ibya niyo ndangije rero polisi yagenze gute nitabaje polisi irambwira ngo imodoka ishobora kuba yakomeje uburasirazuba inaha iburasirazuba ndangije ngewe ndaza ngeze iburasirazuba mbona ntabwo ndi kubisobanukirwa ndayishaka sinayibona bigenda gute ndangije rero nitabaza umuganga gakondo umupfumu niwe wabikoze arangije arambwira ati genda ugere mu isangano ry'imihanda umupaka wa Tanzania n'u Rwanda niho kugera hano usanga mpageze hano arambwira ati genda ikimenyetso ndabumuhe wasanga inzuki ziri kumwe nawe bana nyagasa yose umuganga bamukuyagana uwo muganga namukuye kuri YouTube none mubonye kuri YouTube bavuga ko mu rugo umuntu agomba kuba wibwe agomba kuba wamuhamagara agahita akemura ikibazo cyawe nyuma yo kumuhamagara se nta kintu ugezemo yaciye amafaranga y'umugata magana ngahe umuha amafaranga ikimenyetso yabaye n'icy'inzuki none wageze urasanga mpageze rero mu isangano ry'imihanda asanga ikimenyetso yampaye ndakibona none se umuntu arimo reka mbabaze umunyamahanga wapfumu ntabwo bakora abaganga babaho n'ikindi gihe utamuze imana ishimwe ariko n'abazamuryaga ntabwo imodoka ari mu ari muri muze n'abasi kameramani wewe ko muri kureba hano none se wambwiye ko nimero wayibonye kuri YouTube none se wajya ngo wamuhaye amafaranga 300 ubwo se urizeye iki kugira ngo umuhe 300 utamuzi utari mwanabonana ngaruko wamonye kuri YouTube gusa nuko umubaro nari mfite kuba nabuze imodoka yanjye byari ngombwa kugira ngo cyakishe ibyo nsaba byose mbitanga ariko mbona imodoka yanjye none imodoka wayibonye ese uramuhamagara babikureho cyangwa urazirikiraho gute komanda muhamagara kuko imodoka nayibonye
ntarangiza abikure inzuki zikureho mbonye imodoka. Ufite nimero se? Imodoka nomero ndayifite. Muhamagare twumve. Ni N1 TV ndetse n'ari channels agiye atandukanye. Ni Olivier wanyu nk'ibisanzwe. Twari tugiye ku mupaka, komeza irene nimero nta kibazo. Twari tugiye ku mupaka, tugiye kwishakira inkuru, tugiye Tanzania niko kudana n'umuntu arambwira ati hano ku ruhande gatoya ngwino nkwereke inkuru y'umuntu wafashwe n'inzuki mu modoka. Niko kugira rero ngira ngo bishi mwabibonye, niko kwegera n'umusaza ku ruhande kugira ngo aduhe nimero muhamagare twumve. Niyo muhamagare mubwiye zikuru nanjye numvireho. Yes, arimo arahamagara umuganga wateje ibintu byose cyangwa se muganga yahamagaye kugira ngo wa muntu namubonye. arababwiye ngo ndi umuhamyi wa mwana we, ndi umuhamyi, sinkunda abantu biba abantu, sinkunda abantu bahemukira abandi, cyaba ari abantu biba abantu, abashaka kurya ibyo batavunikiye, abaroga abantu bakabateza amarozi, bakabateza amadini, bakabateza kujunjarara, bakabateza guta ibikonda, abo ngabo bose narabaziye. Urayumva neza wakana we? Nizera rero ko ibyo wasabaga wabibonye. Ubu ngubu nanjye ndi mu kazi kenshi, noherereza amafaranga yasigaye, ubundi mpite ngukoraho ryake, uwo mwana tumukureho izo nzuki, cyangwa umbwire niba hari ibindi ukeneye tumuhane. Njyewe ndi umuhamyi, ntabwo nkunda abantu bahemukira abandi. Oya kabisa, nakubonye uri umuntu w'umuganga ukomeye pe. Ndajya kwa Arabiya American Shaolin. Sinkunda abantu bahemukira abandi wakana. Uranyumva neza? Pe imodoka yanjye nayibonye nawe rwose, hasigaye izi nzuki kugira ngo mbone uburyo nayijyana rero wazikuraho kugira ngo imodoka yanjye nyibone. Sawa, nta kibazo. Fata aho ngaho, fata uwo mugabo wakwibye imodoka, umucireho gatatu, mubwira ati ntuzongere kwiba wakana we, ati umuco wo kwiba ari mubi, ati kandi n'abandi barebereho. Uhite wegerayo, ndaje mpite nzikuraho zigende wakana we. Muga Yego yende umunyamakuru witwa Olivier. Yego N1 TV. Yego ndakumva mwana wanjye. Nyina nigire Tanzania barampuruza barambwira ngo nze nifatire inkuru, ariko biratangaje kuba yasanze ari imodoka ngo yavuye i Kigali inzuki zuzuyeho. Niwe nabikoze. Ninjye wabikoze, njye ndi umuhamyi. Uwo musaza yampamagaye ambwira yuko yambonye kuri YouTube, ambwira ko imodoka yiwe amaze iminsi ayishaka yayibuze. Amubwira ati mpa plaque yawe, umpe n'amazina yawe, wiswe ukivuka, mpita nkoresha imbaraga za ba sogokuru na sogokuruza, nohereza inzuki zanjye zihita zifata umujura, mpita murangira aho agomba kujya, imodoka ye akayihasanga. Ubwo ntabwo nkunda abantu biba abandi, sinkunda n'abantu bahemuka wakana we. Amere se nkubajije gatoya koko kubona ziri kuno mugabo, ariko nta wundi muntu ku ruhande zarya, n'abaturage bari bahuriye ariko nta n'umwe zigeze zijya. Ni iki wakoresheje kugira ngo zigume ku muntu umwe kujya ku bandi bantu? Izo ni imbaraga za ba sogokuru na ba sogokuruza. Ubundi igihano gifata uwahanwe n'uwagikoze, ntabwo zarya umuturage cyangwa undi muntu, kandi atari we ziri gushaka, uwo zashakaga ari uwo mujura. None ko yambwiye yuko yakubonye kuri YouTube ariho yakuye nimero zawe, none se kugira ngo umukorere yambwiye ko ngo yakwatse plaque umwaka n'amafaranga, none se n'abari hanze y'u Rwanda bashobora gukora bino bintu? Wenda ashobora kwenda ari uko ari winaha mu Rwanda, abo hanze bo birashoboka? Abo hanze birashoboka cyane rwose, kuko mfite imbaraga za ba sogokuru na ba sogokuruza, agira ihembe karondozi. Ibyo umuntu asabye ashaka ko tumukorera, waba uri mu Rwanda, Australia, Malawi, muri Congo, mu Bwongereza, ku isi hose n'i Burayi, ibyo usabye ababyeyi nibyo tugukorera. None se uwo hanze se bigenza gute? Hari ikibazo mfashe nimero yawe nayishyira nanjye kuri YouTube yanjye? Inomero yanjye wayishyiraho ni 078. Uranyumva neza wakana we? Nuko kumva. Nomero yanjye ni 078 990 20 37. Wongere ushyire nabasha kumva nyine nawe bayindi bayimenya. 078 mfite 078 990 37. Sawa, murakoze. Sawa mwana wanjye.
nawe murashaka ngo iyi nimero y'umusaza harya ngo ni 078990 siyora ndashaka ariyo nayo numvishe reka maze none umuntu se bose meze gute byanze kugenda imodoka none si imodoka ni yawe cyangwa ntabwo ari yawe niyo nari natwaye rero watwaye bari kuyagana heza ni ku Kigali bari ku Kigali mbese kubona abaturage bagushura warijyanye heza ngiye gushaka amafaranga Tanzania ariko usanzwe unabikora ariko n'icyo twari dusanzwe kwazi yarasanzwe azijyanira ubu wabigiye kwiga ku mpagwa tuyambutse none urafashwe sha bisambo bya cameraman reka ngushimire wari kudukurikira kuri N1 TV ni Olivier n'ibisanzwe ahandi ku modoka muri kubona yuko yafashwe n'inzuki kandi inzuki nyinshi cyane ndabakunda cyane ciao ni wawe Olivier wanyu ko subscribe na share na comment ibindi turaza gusubira mu Rwanda turashyira kuri YouTube.